yambwiye ngo nari ndi mu bitare bya Samatare irambwira ngo abafite kariya kantu wazanye iyerekwa rya saa 10 za mu gitondo ukanyereka umubavu ukambwira ngo ujye inyereka uriya w'umubavu ufunze iramunyereka mu iyerekwa kandi sinari muzi inyereka ishusho ye inyereka televiziyo na logo zayo z'umubavu irambwira ngo ujye ku bantu batanabizi Katolika ijya kubaka insengero kiliziya ya mbere amwe bayaterekereyeho ubuse mvuza amakuru atarazwe barabanje baraterekera kugira ngo bazubaga none se Imana ntago yaza ahantu ubutumwa bugeze bwa mbere bari bafite guterekera byaragezeho bikava mu kuba ari ukuramya izindi Imana bigahinduka umuco ariko kamwereka Imana ntigikina n'umuco igahini muri 46 baruzuzwaga uzi ko byananditswe mu bitabo ubu byutse bwe gahini ko bazi ni wayaga ugeze ugera igahini bakwereka urukuta Imana yasatuye ikongera ruteranya rubahariya ku muhanda uzamuka kuri hopitali ya Gahini yararusatuye gutya rurasaduka ajyamo nka santimetero zingahe bagarutse basanga rwongera ruraterana iyo yari zomene cyangwa reka mvuge ubwenge n'imibare imibare ni isomo rikomeye wagira ngo ryaturutse ikuze mu imibare yaturutse ku Mana wakakizwaho cyokoze tuzasenga tunabwira abakristo bacu guha amajwi abo tuzi ko batakora jenoside bagiye ari bo bahora batuyoboye twarangije guha amajwi abayikora banarangije gufata ikirindi cy'inkota batuyoboye ntitubizeze yuko twayihagarika kuko imbaraga zacu ni abakristo badatinya gupfa kandi abo bakristo badatinya gupfa namwe ubwanyu babateza ikibazo kuko ejo babagumukana bityo rero harakabaho leta itakora jenoside ariko abantu batinya gupfa abanyedini batinya gupfa maidiya kandi mo uramuvuga ko mukumbura ijuru mwese ubona abantu b'iyi minsi bagikumbura gakondo naye ndi kuva hariya mu yumba umumotari ndamuteze turamanutse ivumbi riri kunzamuka muri kasike none numva indirimbo injemo mitanyitera ngo nkumbuye gakondo yo mu ijuru motari afata feri y'imbere n'iy'inyuma ahita apangurana afite zose ava muri kanajya muri zero atambwira ngo wa mugabo we urarekera kuririmba iyo ndirimbo cyangwa umvire kuri moto bise kubera iki mota ngo none urumva utanyerekeza mu ikamyo reka nanjye ngusuza udukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagushimiye kuba wahisemo iyi channel twicaye kuri Makita Tent Design ni hano Kimironko na hano ushobora gukorera ubukwe bwawe cyangwa se ibindi birori byawe na hano hisanzuye hari ubusitani bwiza cyane hari ihema rinini cyane nkuko mubibona kandi igiciro rwose ni nk'icy'umuneke ku muntu wifuza gukoresha ubukwe hano hantu ndahagushimiye ndi kumwe na Apotre Mutabazi kuri kamera nishimiye kongera kubana nawe Apotre murakoze kumikaze kuri Makita ariko urahabona Makita igira ibintu byiza bijyanye n'ibirori na tents z'ibirori iri nabambere muri Kigali bagira serivisi nziza bakira abantu neza igiciro cyabo ni gito ugereranyije n'abandi bakora nk'ibyo bakora cyaba bari no hasi yabo kandi sinibirori gusa n'abantu bifuza kandi bitaguhenze uza kuri Makita cyane kandi n'abantu bifuza gukora amatente yego urumva ntago bakora business gusa yo gukodesha tente bo baranazikora yego urumva ko hari urwego bariho rero barayoboye muri Kigali cyane nka parking iwawe rwose ushaka gusakaza ihema za parking nziza z'insirimu rwose nkaka byiza icyo cyo ni ikintu abantu bazi yanditse izina ntaga ejeje yego nateze umumotari Nyabugogo nsanga hano kuri Makita ya kabiri arahazi ibaze umuntu uzi ku ya kabiri ku ya mbere ho rwose cyane urumva ko rero umuntu ajya kugira izina ringana gutyo ego nakorera ubukwe ahantu utari bujye kubaririza nimba umuntu uje muri ubwo bukwe atahazi korera Makita kuko urabwira umumotari Nyabugogo uti ngiye Makita ya Kimironko ahitagira cyane rwose none ujye gukora ubukwe ahantu mubwira ngo katanga umanuka kuri telefone ngo umbwira ngo nese kagahanda ngo nkareke cyangwa mfata karuguru ya abantu bakorana n'abantu bafite izina gutyo kuko ntabwo birori byawe byazana akabazo yego aha Apotre nishimiye kongera kubana nawe rero muri iki kiganiro nk'isengera ku ngingo yacu ikintu nifuza ko tuganira hari ikiganiro cyahise kuri RBA n'ubundi
reka ndashaka kugira ngo tuze kukifashisha aho Ministre w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yatangaje ko ubwicanyi bwose bwakozwe mu Rwanda kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bwabaga bufite abanyamadini baburi inyuma ndetse bari no mu babuteye cyangwa se mu babuteguye ndetse no mu babuteye inkunga buriya. Iki kintu nacyemera nticyaba ari ikimwaro gikomeye kuba abanyamadini bihishe inyuma y'ubu bwicanyi bwose bwagiye bukorwa mu Rwanda. Musubirishe ukuri musubirishe politike. Reka tubikore gutya. Reka duhamagare Mwuka Wera dufashe. Leta ya Habyarimana yari antitutsi, yari hutu power, donc yumvaga igomba ubutegetsi, imibereho, ibyiza byose igihugu n'icy'abahutu. So iyo rero leta ifite imbaraga zingana nk'izi ya Habyarimana yari ifite, reka nkubaze ikibazo noneho, leta ya Habyarimana n'inkotanyi izifite imbaraga irushize indi imbaraga mu gihugu niye uko ubibona? Ivuga uti irakubita ikarimbura wa iruzuye imbaraga mu buhe buryo tuko kugira full control. Ibyo kugereranya buriya harya. Okay, reka ngusubize icyo kibazo. Inkotanyi zirarenze. Naringiza ngo ugiye kubigeze kugira imbaraga, kugira icyo bita imbaraga kabisa. None reka turenga ibyo ngibyo. Iyo Habyara niyo yari kugira imbaraga yazigiraga mu gihugu. Iyi nkotanyi yo izigira no mu karere no muri Afurika, yo ifite imbaraga za nyazo. Ziriya zari kitiriro, ziriya zari kiwayi, izi zo ni za nyazo sasa. Ariko kubera imiyoborere myiza wapahonje muri politike mu gakeya, harimo ukuri ariko kuvanze na politike. Ngero nabaye nkwepyeho gato politike, njya mu busesenguzi. Kabiri ndongera nkubwire ngo urugero, Premier Ministre hariya yitwaga nde? Kuhe umudamu kubwa Habyara Agathe. Yabaga against ya Habyarimana bigakunda. Ubu uri Premier Ministre kuri ingoma wabikinisha, gerageza umfasha ariko mfasha gatoya wabikinisha byaguhira se ahubwo kuki wabikora? Mbwira ko byaguhira. Waba ufite impamvu zo kubikora? Aho uri kwinjira muri politike, mbwira ko unabirose byaguhira, ubirose mbese. Ikibazo ni tuve kubikora tujye kukubirota, ubirose byaguhira. Ikibazo byasaba kumenya niba ubikoze ufite impamvu. Ikibazo nabajije wagisubiza utagisubiza kiba cyarangiye gutanga message ndi kuvuga. Noneho rero uretse kubirete idashaka gukora genocide, yabitekereje abanyamadini mwajyamo, nge nicyo niyo statement nashaka gukorera. Nuvuga ngo mu Rwanda amadini ntiyigeze agira imbaraga zituma umunyapolitike ayatinya. Umunyapolitike iteka amadini amujya inyuma icyo yaba ari gukora icyari cyo cyose. Donc reka tubanze duhere kuri cyo kintu. Abanyamadini mu Rwanda ari abanyabwoba. Ushatse baka abanyamadini mu Rwanda ari abanyabwoba. Ahubwo nshatse kubwira yuko agahugu umuco akandu wako nko kuvuga iki. Mu gihugu abadepite batatinyuka kugira icyo babwira perezida. Ndaguha urugero rumeze gutya. Muri Amerika perezida yakoze ibintu abadepite bose batemerana gato bakamutumaho, nukuza yikandagira avuga ati baranyahuranya. Hari umwana uherutse kuririmba umuraperi, ayo magambo ntamvamo, ndikumva afite andi mavuta kandi niba baraperi banywa itabi hano hanze. Yararimbye aravuga ngo umwanzi wawe ni muhura, ngo ukabona utashoboye kumwahuranya ngo uzamukwepe. Ayo mavuta ndi kuyagenderamo we, nkavuga ni umwanzi wanjye, ese nshoboye kumwahuranya cyangwa mukwepe? Nuvuga ngo nyine ntuzamwipimeho nubona akurusha imbaraga. Oya ntuzanatuma ko abona isura yawe, uzaye tujya munsi y'umukingo abanza arenge, ubwo nyine nawe ugende wishakemo imbaraga zo kumwahuranya. Noneho rero nge nicyo kintu cya mbere mbanza kubona mu gihugu uba ubona perezida ari ubaza accountability abadepite. Sinzi ibintu uko nyumva. Hari ibihugu abadepite bafata perezida bakamubwira ati uradusobanurira cyangwa utanga ibaro yawe utahe.
nimba byakunaniye. ariko apotre wibuke ko hano na ministre w'intebe ajya gusobanura ibikorwa bya guverinema. Icyo ndi kuvuga ndi kugereza kwereka realite duhagazemo. Ubundi mukajya mushimira Imana ko leta dufite idafite imigambi mibi, kuko iyigize sinzi nimba mwakisanga kure yayo, kuko amaleta ya hano abafite imbaraga zirenze iz'umunyedini yavuga ngo ndaguha urugero. Muri Kenya perezida yagiye mu rusengero rwitwa Prophet Ezekiel Mombasa. Prophet Ezekiel icyo gihe hariho mu Rwanda wari amaze imisi afunze amatorero 2018. Noneho muri Kenya nabo bari kuvuga bati natwe twareba uburyo insengero zimwe twazihagarika, ati twareba uburyo zimwe twagenda nyine dushyiraho amabwiriza izo mu bibati no mu mahema, twareba uburyo. Ezekiel aramubwira, perezida yice nkariya hasi, muri nimuze turebe imbere mu ntebe z'imbere, ntibirenga aho ngaho. Arangije Ezekiel aramubwira ngo wowe perezida, ngo numvishe ngo ushaka kwigana ibintu byo mu Rwanda ngo byo gufunga insengero, ngo Imana yakwicanga ibyo bintu, ngo iyo mikino mukina ngo uzajye kwikina mu Rwanda nyine, ariko ngo hano ngo ugafunga insengero, ariko nizere ko ngo wikiniraga. Gutyo abimubwira barebana yicaye mu rusengero imbere. Siniriwe nkubaza nimba icyo kintu wagikora mu Rwanda. Nubango nakwereka ko igihugu cyose kigira umuco wacyo nuko kiyoborwa. Ku bantu batanabyumva, Imana iranabyubaha. Igeze muri Korinto yabujije abagore kuvugira mu iteraniro kandi bahishuriwe, ngo nushoka kuhishurirwa uzabwira umugabo wawe mugeze mu rugo. Ije rero mu Rwanda kuko umugore yahawe ijambo, ahubwo uzarebe abahanuzi kazi benshi n'abagore. Imana ijyana n'umuco wahigeze. Ku bantu batanabizi, Katolika ijya kubaka insengero amakiriziya ya mbere amwe bayaterekereyeho. Ubu se mvuze amakuru atarazwi, barabanje baraterekera kugira ngo bazubake. None se Imana ntago yaza ahantu ubutumwa bugeze bwa mbere. Bari bafite guterekera, byaragezeho bikava mu kuba ari ukuramya izindi Mana, bigahinduka umuco. Ariko kamwereka Imana ntigikina n'umuco, ku buryo bazanye kiliziya bakabanza bagaterekera bakaraguza kugira ngo amazu yose yubakwaga icyo gihe hari ukuntu mwagomba kubanza mukabaga itungo runaka, amaraso yaryo mukagira gutya, mukabona kuzamura inyubako. None se ubwo wari kuza kwanza no kubura abafundi barayubaka, gahatako warasaze. None se ubwo wazamura utinzu utabanje kubaza gusirika bakuru. Nubango iyo wize misiology ntago uhita ngo ngo aba kwa Gina, oya, uravuga ngo uyu ni umuco, reka tujyane n'uyu muco. Noneho nyuma y'imyaka 50 bigashira nk'ubu uyu munsi kiliziya ntiyajya kubaka ngo babikore. None umuntu rero ufite uburokore bw'ubujiji ahita aba ngo abo ni abazimu, ngo abo ni uyu ni umuco. Nose ugiye kubaka uri umukristo, uzanye ubukristo, ugiye no kubanza wasomye ahantu Paulo yavuze ngo nge narya inyama zaterekerejwe, ngo uretse ngo igituma ntazirya nuko hari abantu mbona byagusha. Warahabonye? None se twakomeje. Ni ukuvuga ngo buri gihugu kigira umuco kandi Imana ikubaha uwo muco. Ubu se uragira ngo nkubwire akantu kamwe, utumye nkubwira akantu. Nagiye Kimironko, Kimironko di umanuka ugeze kuri gereza, hari umupasiteri Biterike, umuhanuzi terebye, umuhanuzi byanyabyo, umuhanuzi ariko byanyabyo. Nge muzerike umuhanuzi byanyabyo, nimba uzi barike bavangiwe, nge mbuze umuhanuzi byanyabyo. Jya kumureba, turaganira, turasenga. Ariko mu gusenga uko ari kunsengera mu mutima nge nkabaza Imana ngo njya kuvuga ku bintu bya Banyahe, niwe wambwiye ngo ugende uvuge ku bintu bya Banyahe, ntiwambwira ibintu ngomba kubivugaho. Kandi wari ubizi ko nge Mutabazi ndahuranya, kuki wanteje leta n'abatekereza yuko nyirwanya wabikoreye. Cyane cyane ko mbere yuko ibyo mbivuga bya Banyahe nari narigeze ngira umuntu mpamagara arambwira ati inogire, none ko ibintu byari neza hagati yanjye nayo. Kariya kantu wazanye iyerekwa rya 10 za mu gitondo ukanyereka umubavu, ukambwira ngo ujye inyereka uriya w'umubavu ufunze, iramunyereka mu nyerekwa kandi sinari muzi. Inyereka ishusho ye, inyereka televiziyo na logo zayo z'umubavu,
irambwira ngo ugirwa ku bya Abanyahe. Reka ngusetse rero icyo gihe nakoraga ibiganiro byo kubwiriza gusa na 20 batari 2020 ahari batari 2010 na 20 no na 19 na 2020 kabiri sinari nzi ikibazo kiri Abanyahe kandi mba muri iki gihugu kandi bira bintu ngo manza byarabaye 2017 ari cyangwa ryari ni gute wagiye kuvuga ibintu utazi nyine kumva nkubwira uretse kuba naragendaga ku matayito gusa nkabona ngo Abanyahe simbifungura nkuko n'urugero ibintu byabayago n'ibiki ntabyo ndi gufungura kandi biri mu gihugu yego don nari mbayeho ubuzima utari buzi Abanyahe hari ikihe kibazo kiri hagati yande nande irambwira ngo ugende uvuge ku bya Abanyahe n'icyakorwa yego ikintu gitangaje icyo navuze nubwo bakindakariyeho urukiko nicyo rwemeje kandi nicyo cyakozwe siko kuri se nubuhango ngewe narabyutse mpita nandikira Theo ukwezi kuko yigeze guha ikiganiro uriya w'umubavu akimuhera imbere ya ofisi yanjye yabaga kimurura ofisi yanjye nagiraga kimurura wari uyizi yaraje amaze kunkoresha ikiganiro ahita mbaza ngo ko nshaka guha ikiganiro umuntu uvuye muri gereza w'umunyamakuru mugenzi wanjye ati wanyemera nkashyira itari imbere yawe ko bwari bwije naranasohotse mbacaho njya guteganya Bugogo iya 2:00 mbasize bari mu kiganiro ashyiraho amatara ubwo bwa mbere nabonye uriya mugabo w'umubavu bamumuritse amatara urumva ntabwo namurebye neza ko naciyeho ngenda bari kumukoresha ikiganiro none Imana imunyeretse iti muhamagare ujye kubica noye uvuga icyakorwa Abanyahe ndakanguka nandikira Theo ukwezi kuko we nari mfite nimero ye wa mugabo wahereye ikiganiro imbere ya ofisi yanjye uramwibuka ati mbwira Imana nti niwe muntu wangambaniye ubundi wanuye mu bintu naje muri kwa stand kugenda ndeba Abanyahe urumva inkuru zose narebaga muturage banze kuduha harya bagita ingurane y'ibiki banze kuyaduha kandi itegeko ngenda niyumvira iby'abaturage ndinda ngera i Kigali nta numvishe version ya leta ngeze mu kiganiro ndizibukira nkora mu mutana nibwira batanaza ndangije mubwira Imana nti wankoreye ibiki antronu wenda abandi bo bazi ko niyaminiye nkiyangaje ariko nje hagati yacu urabizi kari nje ari we wabinshoyemo Imana yaragushutse nawe urashikika irangije icyo yansubije ngiye kukibahishaho gatoya ariko yampaye igisubizo kandi cyanyuze kandi bagomba kukitubwira kugira ngo twumve ko utari ufite ikintu kiri kugusunika reka nyigusubiza ariko ntacyo dutinze yarambwiye ngo uwakurebera inyuma yabona n'umuhanga ushoboye kuba umutekinisiye ubaye washobora inshingano uwahabwa inshingano byaba ari ubutekinisiye kubera ubuhanga bwawe ngo ariko abantu bakeka ko uri umunyakuri cyane ku buryo politike utayishobora ngo nagira ngo rero mbereke ko na politike wayizunguza none ubu sigaye nanayikunda rero politike buriya ariko baravuze ngo uba pasiteri cyangwa ukaba umunyapolitike nta bibi ubwo ni nongera kubona umuntu uvuga ngo amaraso aramenetse uraba pasiteri cyangwa umunyapolitike ibyo amaraso ameneka byanditse ku murongo wa Bibiliya inogi ngigiti kiraguye uhise umunyapolitike ahubwo ba muri heshyaka ni rya Padiri Nahimana Tomasi ni uratubwira uba muri FDLR kuko nimba utangiye kuvuga ingoma yahirima n'itahirima ibyo ntago ari ukubwira abantu agakiza kabajyana mu ijuru winjiye muri politike urahitamo kandi biri iyo bivuze bajya ni mutabazo bazwa guhitamo oya wowe ubwira abantu ngo inkambi Nyabugogo iyo ni politike ntago ari yobokamana ntago bayoka Imana inkambi ya Nyabugogo sirimo irihe yobokamana ibyo bintu rero byakabaye bivugwaho n'umuntu wiyeguriye politike noneho bikaba ikibazo rero iyo ushatse kubicangira mu kintu kimwe uruzi byibuze uje ukavuga igitekerezo cya politike ko uyu munsi ejo ukaza uvuga icyo muri Bibiliya ariko ntubivangire hamwe ariko ku rundi ruhande iyo tukuzi nk'umuntu w'Imana burya iyo uvuze kuri politike biragorana kubitandukanya so ruvuze se uruhare rw'amadini umunyedini ndabyibuka ADEPR bakoresha guhe murongo bagiye gukora genocide ariko ndabyibutse gitwe ubundi hari ibintu byansekeje igitwe muri Yesaya akose mwabagaye ko nafite imyaka 8 nkabambizi mwebwe mwabagaye igitwe umuntu yigeze kumbwira ukuntu yari yihishe mu gahuru gunyine n'umututsi muri escape arangije ngo baramuvumbura neza baramubona ariko bakimubona bahita bavuze nimba ari inzogera bavuzaga ngo igitwe nyine isabato yinjiyemo ngo ndahita mubwira ngo umva ngo isabato nirangira we ati aho uzaba uri hose ndabizi ntabwo uri burenga aka karere ati ntabwo uri burenge yarakowe nuko isabato yarigezemo ariko aramubwira ati nubundi nturi burenga aka karere kuko hari abandi batari abadive
bafite amabariyeri bashyizeho uraguma muri izi mbago ati isabato ikivamo ndaguhiga shaho ati ibyo bintu mwigize nanjye ubwo ni kubadive ntago bicaga umututsi ku isabato barategeza ayo idini ni gitangaza noneho rero ADEPR bo bakoreshaga iki none se ubunyamwuka mu Rwanda 94 bwagiragwaga n'abandi saba ADEPR ubuse tuwe ko ari abandi ntabwo se hari abantu caca harya kuko ubundi ubunyamwuka mu Rwanda manza bwaratangiye harya ADEPR yaje ryari 48 ubunyamwuka mu Rwanda bwatangiranye na Anglikani burya no kutanywa inzoga wako barokoremo mu Rwanda kandi nubwo mwe ADEPR muva ku baswedu bo banywa inzoga ariko kutanywa inzoga byaturutse ni Gahini ntago ari muri ADEPR Gahini muri 46 baruzuzwaga uzi ko byananditswe mu bitabo ububyutse bwe Gahini ko bazi ni wayaga ugeze ugera Gahini bakwereka urukuta Imana yasatuye ikongera ruteranya rubahariya ku muhanda uzamuka kuri hopitali ya Gahini yararusatuye gutya rurasaduka ajyamo nka santimetero zingahe bagarutse basanga rwongera ruraterana iyo yari zomene y'abangirikanisha burya muri angirikani umuntu akwiye ngo nje ndumwangirikani wo kubwabo sebununguri abakubwira ati ntunkinishe abakubwira ati twebwe turi babandi b'indani imbere twigarukire rero ariko sinzi ukuntu abangirikani batakaje ubunyamwuka tububona mu ADEPR bagihundwe Imana iravuga biratinda noneho rero ADEPR bajya kwicara bakoresha uwe murongo bo bakoresha gwe murongo kandi uwo murongo ntumbwe kutazwe na pasteur nasi urumva warazanwa n'umuntu udafite amavuta ndawaje ngukubwira ni umurongo wo muri Yesaya uvuga ngo mubacishe muri ruzi rwa Nile basubire muri Ethiopia niho bakomotse uyu murongo uri muri Yesaya njya kushaka umurongo biciriyeho abatutsi mumenyera iki cyo nzi n'ukurimo musacinze nawe ubona wibuke ko hari amagambo bajyaga bavuga ngo babacishe muri Nyabarongo ubwo nyine uwo muhanuzi yahitaga noneho ajya mu mavuta noneho yishurirwa ati nimurebe uyu murongo ati nyine biravuze ngo Nyabarongo nimuzi kwihura na Nili ati mubacishe muri Nyabarongo mubacishe mu Kagera ari no kuvuga zomene zebrere meniance kevzevekire ariko ibi bintu wagize ngo utabicunze neza ntibijya bikora ibara nakweretse ko mu Rwanda icyo leta itekereje abanyamadini tujya inyuma kandi umuntu ushaka kumbeshya ko leta y'uyu munsi byatekereza wayirwanya azaze bisobanura ni ibiki warwanyije yatekereje byose urabyemera bivuze rero ngo nibindi byo ngo leta ibyo yagiyemo yabijyanyemo n'abayitinyaga bose nidushaka rero kuvuga uruhare rw'amadini no kugira ngo rutazongera kubaho keretse nitwigisha abanyamadini kumenya imirongo itukura leta yakinjiramo bakavuga ati muzi n'ikindi turabwira abayoboke bacu bose babahagarike noneho rero ikibazo iyo uvuze amagambo nk'aya bahita bavuga ati none ko babasenyeye insengero mu gaceceka tujya twanariza neza amagambo Rutesire yavuze bigaragaza yuko yari azi ko perezida wacu atabizi ariko akumva ko ababikoze atemeranya nabo perezida aramubwira ati ndabizi none utekereza ko kuba yaravuze ngo ndabizi byose bituma yemeranya nabyo nubwo ari option opinion ya perezida bivuze ngo we yabivuze yaravuga ngo kuva perezida yafashe position nge simpangana nawe ariko hari ikintu kimutakuraho nuko tugiye mu myumvire ye yemeranya nabyo ariko kuva ari umurongo wa perezida ntari urwanya nko kuvuga iki rero nko kuvuga ngo mu Rwanda tuba dufite icyo twita ambarado shwa kuko nubwira abapasiteri ngo bashobora kwitambika leta bazanayitambika yasenya insengero ariko ubundi abakozi b'Imana itorero ryakabaye rimenya n'iryari itorero none muri context nk'iy'u Rwanda kuko muri Kenya bijyanye n'uko politiki yayikoze ushobora gushaka gusenya insengero no guhagarika insengero abanyamadini bakajya mu mihanda bakaguhagarika ubwo bushobozi arabufite nakweretse ko buri gihugu kigira umuco wacyo ariko tuje mu Rwanda ubikoze ni nge wakurwanya mbere kandi uri pasiteri mugenzi wanjye
kuko uri gushaka gutwara ibintu nk'uko muri Kenya bayitwara, hano si muri Kenya ni mu Rwanda. Natangiye nkwereka uburyo aho itegeko ry'igihugu ritemereraga umugore kuvugira mu ruhame, iyo yahishurirwaga yagomba kubibwirira umugabo mu rugo. Ariko mu gihugu itegeko ritabuza umugore kuvugira mu ruhame, ntabwo umugore yaguhishurirwa ngo abure kubihanura. Nubanga Imana rero ijyana n'umuco w'abantu kugira ngo bakizwe cyangwa se babe mu buzima buhindutse bw'agakiza. Ntago ije gusenya umuco w'icyo gihugu. Umuco hano rero muri politike ni demokrasi consensuelle. Nimba nta minisitiri uvuguruza perezida, nimba nta na minisitiri ujya kuri kamera ngo avuguruza undi minisitiri, biravuze ngo si ahantu abanyetorero baza ngo bupozinge leta kugeza umurongo utukura rero uri hehe. Leta ishatse gukora jenoside, buriya itorero inshingano yaryo ni ukuyihagarika. Nicyo ngiye kukubwira nti nturi bwumvisha abantu ko abanyamadini kuba barakoze jenoside. Nshatse kwereka nyine ko bari barigishijwe idini. Iteka umunyedini kuri leta zifite imbaraga nk'iya Habyara cyangwa Inkotanyi, izo zombi leta iramutse yiyangaje mu bikorwa bibi, idini ryayishyigikira iyo ari yose. Ariko uramutse warigishije ubwami, ubwo naho nakujyanaga, warigishije ubwami ko biri. Ariko nanone hari ikintu nanone twakabaye tuvuga. Abayobozi b'amadini bakabaye baranze kujya inyuma ya leta nubwo ibarusha imbaraga. Ubwo icyo gihe bisobanuye kwemera gupfa, kwemera kugirirwa nabi, cyane cyane kuri iyo kesi ya genocide. Bo bagahita banasiga ayo madini yabo, bagahita bahinduka nk'abaturage bandi. Warabizi ukuntu abasirikare babona babarusha imbaraga bahita bakuramo imyenda, bagahita bambara civilian, bagahita batawanyika, bagahita bakoresha iyo tekinike. Wamugeraho akitwara nk'undi muturage wari wese. Nge ndi kwihungira, nge ndi umuturage nabi. Ariko nukomeza kugaganyara ukavuga uti ndakeneye ko ibintu bya paruwasi, nugakomeza guhagarara kuri bwa buyobozi bwa rya dini hahandi buri. Nyine ibikorwa by'idini bigakomeza kumera nk'aho biri functional. Nakweretse uburyo ubuyobozi bukora. Iyo bubona ari wowe uvuga ukumvirwa, bihita bukubwira ngo inogire, turakorana cyangwa se ndakutera inkonje. Ari nacyo kintu navuga ADEPR agomba gukora kuri abo Riziki n'abo bandi navuze. Nuko navuze izina Riziki nuko mwikundira, ntago narivuze kubera ibindi. Kuvuza abahanuzi muri rusange. Nk'urugero, ADEPR izanye inyigisho zo vuga ngo abantu babyara abana bakeya bashoboye kurera, niwo murongo wa ADEPR, bakanabishyira no mu nyandiko no mu biki byose. Bagatangira no kubyigisha kuri buri mudugudu na buri paruwasi. Ntituzongeye kubona umuntu ubyara abana 7 adafitiye mituweli. Ntituzongeye kubona gutya. Nk'itorero tugomba kubakangurira ubyara umwe, ubyara 2 bijyanye nuko ushoboye. Riziki agahita avuga ati bire nangwa sima. Hari ubwo ko namara kumufatisha muri biri nango sima agapira arafitemo agakora. Mbese nujye bona abantu baza hano kuri zicanaga, yambwiye ngo nayindi mu bitare bya Samatare, irambwira ngo abafite udupira mu dukuremo kandi musenga yitatu. Kandi amaze kubabwira bakajya gukura mu utwo dupira, Izayi ntiyajya kutubashyirisha mutugumane. None se ubwo icyo gihe uyoboye abarinde. Ngiye buryo umuntu yemera ko we nuyoboye imitekerereze. Ubwo icyo gihe ADEPR yakora iki bigenza bityo? Cyangwa yari gukora iki? Urajya njye mbigisha ubwami hano se, reka nkwigisha ubwami. Ufite choice ebyiri. Kumuha umwanya akajya ku mubare w'abahembwa. Kabiri kumurangiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nimba mvuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kumudiscredita. Nuvuga ngo ndahita nkuzana mvuge yuko ari wowe ushinzwe uri mu ikipe y'abantu 5 bahembwa 400 ku buri kwezi, shinzwe amasengesho ku rusengero rwo mu Gacinjiro hari. Akicyo gihe nawe bisaba ko abanza kwemera kuyoboka nanone. Oye, mukagira ibyo mwumvikana. Kandi ashinzwe kwebora amasengesho gusa yabyanga. Icyumba cyo kwa gatatu agishinzwe yabyanga, urabona yabyanga. Umuntu umufatira kubyo akunda, gusa nawe naguze ubwami. Umuntu umufatira kubyo agira gute akunda. Ukamukubitisha umushahara ariko nawe mutekereza ko wende vode yaje mu Rwanda. Urakoze. Ni principe z'ubwami. Umuntu avuga ati okay, uyu muntu rero akunda iki?
ubwo akunda iki rero biri nango sima ahita avuga ati sagize ngo nakangase akunda gusenga akunda kuba umunyamavuta nyine okay muzana yeta ayobora icyumba cyari gacinjiro none ushyiraho batanu mubwiye ngo wowe rero ushinzwe ibijyanye no gusengera indwara naramuka afunze umutwe akanga kubyumva oya none se nakubajije ngo urumva ari bwange uwo mushahara n'izo nshingano urumva ari bubyange kandi ADEPR nahita nkora na yellow paper ya ADEPR wenda nkayigira white paper kandi ari busohoke kuri iyo white paper nk'umuntu biro nyobozi yemeje ko agiye kuyobora amasengesho mu gihugu bandi magambo ubwo nibwo buryo umuntu iyo akurusha ijambo mu bwami uramuhamagara mugakorana ukitiza igikundiro afite warangiza ukamuta mu makosa atuma nta na rimwe azigera kwivumburaho kuko icyo gihe yahita tatuma mbigisha iby'ubwami uko bukora nuba ngo ndahita nk'uwakuyobora ibintu muri ADEPR kandi nkore ku buryo audit igaragaza yuko hari miliyoni 100 zari giti iwawe usenga uti Mana ndengera utanjyanagereza Mana ndengera nze nkubwira ni rero urabona amavuta yawe turayemera tugiye kukavaringa gutya ati mugize neza ababyeyi ejo nashaka ngo biri nango siba mukure mu dupira ariko wibuka ko nawe ukavarinze kuri miliyoni 100 urazifite uzishyure cyangwa tumaruke piriya cyangwa baba ahita bato ubwo aho ni kubigisha amahame y'icyo bita ubwami none ko twize idini gusa kubwo si ibyo bintu ngo numva biri machiavelike ngo waba ukiri umuntu w'Imana Yesu arababwiye abantu ati umuntu udafite inkota nagurisha umwitera yigure ntago idini iteka bariyobora bari muri mama turabisengera oya n'inkota zibamo hari aho bigera ukakoresha amahame y'ubwami none se buriya ukibakisha ko kamwe kandi gafashe inkota none se buriya Paulo harya bavuga ngo ibyo nibyo mu isano rya kera Paulo ubwo yabwiraga umukonikoni ati uhereye aka kanya ugiye guhita uba impumyi bakuranda ati yarakoze iki ubwami bwose budafite imbaraga zo gukasa umuntu ntabwo wabukira ubwami none se ubundi hari ikintu bita influence akandi nicyo bita power uziko bitandukanye kamaze ntandukanye ibintu bibiri uziko gutandukanya ubuyobozi n'ubutegetsi umuyobozi n'umutegetsi atandukanye umutegetsi akoresha itegeko n'ibihano nutabikora ni 15 nutagira gutya akoresha itegeko power naho umuyobozi n'ibihano n'ubwoba umuyobozi agakoresha aho ndakoresha ubwoba wahakoresha urukundo aho ndakoresha itegeko na power wagakoresha influence bivuze ngo kuba wareba ibitekerezo byanjye kumva ibyayo ni mafene urashaka gufata ibyanjye nyine mba nako influence urashaka gushyira hasi ibyo watekerezaga ugahita ukoresha ibyanjye nkawe ndi kuvuga nkabona ko idini kugenda igukusohokamo gake ushaka gufata ibyanjye turi kwa mungani uzi ko nta bundi buryo wahagarika ba biri nango sima ti ni uburyo bwo kubazana ndi kubivuga nkabona kuri kugenda ugenda ubiryoherwa ku buryo ushobora ejo kuzakoresha ibyo mvuze kurenza ibyo wajya gukoresha mbere yuko tuvugana icyo gihe ngitwa influence ukava muri ndavuze ngo ahubwo abaturage bakajya barari nayiti bari kugerageza gusoma imbwirwaruhame zawe perezida kugira ngo bajye batekereza nkawe disi kubera iki barumva imitekerereze yawe bose bayigize ari nibyo bashaka kugeraho mu buzima bwabo bwite bwa buri munsi babigeraho bakumva baryohewe n'imitekerereze yawe nk'umuyobozi wabo ntugikenera kuza ubashyiraho amategeko niyo mpamvu nkubwira nk'urugero agakiza abantu bakabamo nabi ni ukuvuga ngo ubundi ugomba kuba influenced by the mind of Christ ukaryoherwa n'imitekerereze ya Kristo ukaryoherwa n'imitekerereze the philosophy behind the word of God logos warangiza ukajya ubimira wumva biryoshye cyane ukabihinduruza cyangwa se
ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho, ukajya ubibika mu mutima bikuzuramo bigasimbura, kuko ikintu iyo kiri mu mutima icyo twita subconscious mind, you cannot erase it, you can repress it. Iyo ikintu cyageze mu mutima ntiwagisiba, ushobora ahubwo kugisimbuza ikindi. None ugafata bya bitekerezo by'umuyobozi wawe ukabisimbuza ibyari mu mutima wawe, ubu uri umuyobozi. Umutegetsi we ntabwo akeneye ko mutekereza nkawe. Nushaka gukomeza utekereza nk'uko utekereza, ndakumena umutwe nuramuka ushatse kunyitambika. Undi muhanga yaravuze ngo vaut mieux convaincre que vaincre, parce que tout ce qui est convaincu est vaincu, mais tout ce qui est vaincu n'est pas convaincu. Umutegetsi akoresha vaincre, gutsinda. Noneho umuyobozi we akoresha convaincre. Urugero, Yesu yari afite ubushobozi bwo kuza hirwa abwiriza, agahita abwira abantu ngo mwese ngiye gutegeka umuntu wese iryinyo rimurye ku rwego iryinyo ryaba riryanaho cyane mu isi, kuko mbitegetse. Nindangiza mpagarika ubwo buribwe. Ubwo reba abafarisayo n'abasadukayo bose bamuri imbere, bose nk'ibihumbi 100, n'umwami arimo na Kaisari arimo. Ati mwanyumvishe? Ati nongere? Ati shamanzi weshya atari bikoze. Akongera ati nibarye, ati tuza gakeya, nongere bati oya, bagahita bapfuka amasi, mwami tubwire ni icyo ushaka ko dukora. Ariko ntiyabikoraga. Yaba ubwami bw'Imana bugereranywa ngo umwuka w'iteka ari kuri nge. Iryo jambo rivuze abagabo abafarisayo bamaze guhaguruka, ngo yantumye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Utasaye amagambo ari gusoma ko Yesaya yandi ayavuga, yavuze yuko azasubirwamo na Mesiya. Kuba ari kuyasoma ashatse kutwibutsa iki? Asoje bati mwigisha, none se kusomye gusa umuzingo ugaceceka? Ngibyo byanditswe uyu munsi bisoye mu matwi yanyu, baratarura bajyana ku manga. Reba umuntu ufite ubushobozi bwo kubarisha iryinyo, bakamuterura bakamujyana ku manga areba, bakamukubita ubwo ajyaga ku musaraba areba. Il a choisi convaincre que vaincre. Yahisemo kuba umuyobozi kuruta kuba umutegetsi. Ndafashije. Yesu we uri umuyobozi nturi umutegetsi. Paul Kagame ni umuyobozi, ariko akorana n'abategetsi benshi. No negotiation, ndakubarura sha. No ntumvugishe, ntabyo tuvugana nawe sha. Cyewe uzico ndico, niba uzico ndico, uzico ndico. Uwo ni umutegetsi akoresha power, umuyobozi agakoresha influence, akoresha ibihano, umuyobozi agakoresha inyungu ziva mu kujyana n'ibitekerezo bye. Akoresha ubwoba umutegetsi, umuyobozi agakoresha urukundo. Donc umuyobozi akora ku buryo mu mukunda ku rwego mwamupfira. Umutegetsi nuko nsoma ibitabo byinshi, ari ibintu nababwira mukaronogeza ku mutabazi usoma ibintu bingana. Nangiye kubabwira ibintu nkunda gusoma mu bitabo bya intelligence. Nimba ari ibitabo nsoma cyane n'intelligence. Buriya umbwiye kujya mu gisirikare nagane mbabarira rwose. Ayo mavuta sinyafite. Ariko umbwiye ko ari nka intelligence, ukuntu nyikunda manza nashiduka naje. Mu bitabo nasomye bya intelligence bakunda gukoresha izo angle ebyiri. Donc yimwe yanze bakoresha indi. Bashobora kuza gakoresha ideology ku rwego ibintu wabipfira kubera ideology. Ariko ibyo byanze bashobora kuza kuvuga ati ugiye gukora mission uzapfirayo nta gihinduka, ariko impamvu iyo mission ugomba kuyijyaho, abana bawe umugore wawe twamenya ko ubakunda cyane na so arimo, ibyo bintu nutabyemera bari bukubanziriza. Oya, ahita bafata akabashyira imbere akabatocera ingureba, ahereye ku kana ukunda byatare kandi kakandi gato uti we kinyamaswa, uti ni wowe wabihagarika. Ariko iri sufi yuko ugenda ukizirikaho igisasu ukababomora, utere ntabwo nakituritsa we. Ati nimba yari kubakubitisha umuriro akaba ati muzamure volute ho gatoya, wongeremo n'amazi, wongeremo n'amazi.
noneho uyu yabaye umutegetsi kuko akwemeje ibintu ubikora kubera ubwoba. Yesu rero ndamushimye, haleluya, nta kintu ajya dukoresha kubera ubwoba, nta n'icyo ajya dukoresha kubera tumuhabuka, ahubwo nuko tumukunda. Kuko hari emosiyo ebyiri ziriyoboye isi, ni ubwoba n'urukundo. Niho Machiavelli yavuze ngo bagomba kugutinya. Yabibwiraga umwami, the prince wari buzasimbura umwami, ngo uzakore ku buryo aba bantu uzayobora bagutinya, ngo kuruta ko bagukunda, ngo nimba bibiri utabibonera icyarimwe. Ubundi rideyari ni uko umuyobozi bitewe n'urwego ariho, bitewe n'igihugu ayobora, nuko icyo gihugu gikora ibintu byacyo, birakwiye yuko umukunda unamutinya icyarimwe. Ariko iyo abonye byombi atabibonera icyarimwe, akamubwira uti hitamo kimwe muri bibiri, agomba guhitamo gutinywa. Ariko urumva rezonoma yari iri mu gitabo cya Machiavelli, The Prince, niko cyitwa The Prince, muzakidownloadinga, ni cyiza cyane, mugisome niba mushaka kumenya iby'ubwami. Noneho rero nkagiye mu bintu byinshi, ubwami bugira uko bukora ibintu byabwo, kandi dukwiye kugira inyigisho z'ubwami. Ariko ntabwo wagira inyigisho z'ubwami ukunda iyi si, ukunda kubaho, sibyo? Ukunda iyi si, ukunda kubaho, uzashiduka nyine wagiye mu bintu bibi, ngo uri kurinda kugira ngo udapfa. Ubwo nakubwiraga ngo ndagutandukanyiriza umutegetsi n'umuyobozi, ari nakwiye ko ndagutandukanyiriza power na influence. Power ni igihe mfite ubushobozi bwo gukoresha ikintu udashaka kandi ukagikora uri guseka, ati murakoze babyeyi. Cyangwa se nk'urugero nkaza bwani, Evode ndashaka kumpa ikiganiro, cyangwa ndashaka kumpa ibiganiro guhera mu gitondo kugera ku mugoroba, ibiganiro bimpe rwose. Ariko si nibyo gusa, ndanarara muri hoteli 300 urayishyura, nta mafaranga mfite. Umuntu ibintu arikumbwira ko hanga nakora nabikora buriya, urabyanze gahita nifatira telefone imwe nkandikira umuntu akamesaje, ugahita wumva baraguhamagaye, ugahita wumva bagucaginze ikintu runaka, wagera muri quartier nyirinze agahita avuga ati ariko ubona mutabazi muri ku rwego rumwe, ati nsohokera mu nzu. Ese nagira ikibazo n'umuntu nyirinze nsohoyemo, yamaye yaba ari inzu wiyubakiye, usanga barakubwira ati iyi nzu igomba gusenya, yamaye watega umotari akaba ngo harya ngo sewe ngo umaze gushwana na mutabazi kuri Makita, uti se bije biti, ati ntago ngutwara. Nukabona ufite amafaranga ubuzu gutwara kuri moto, ugeze muri quartier ubuzu gukodesha inzu, icyo gihe uyu muntu mwagiranye ikibazo afite icyo bita power. N'ubushobozi ngira bwo gutuma ukora ikintu atari uko wowe ubishaka, ahubwo kubera yuko nge mbishaka. Ari nacyo kintu kiba gikeneye muri politiki. Hari abantu bakunda kuvuga mutabazi kwitajya muri politiki, bavuga no, hari ibintu nanone bibiri nshaka kubatandukanyiriza: umuntu ukora politiki n'umuntu uri muri politiki. Umuntu ukora umunyapolitike cyangwa se umuntu ukora politiki n'umuntu uri muri politiki. Mu Rwanda sinzi abantu bakora politiki baba ari bangahe. Ubu nzi ni Paul Kagame, sinzi abandi ari bangahe, ariko sinzi nimba barenga iki kiganza cyangwa nashyira ibiganza birenze bibiri. Abandi bari muri politiki ariko ntibayikora, ariko ntago bakora politiki. Iyo ukora politiki ushobora kuvuga ibintu ndashaka ko bicurika bikamanuka epfiriye ukabaha icyerekezo. Ariko iyo ibintu wowe umenya ngo ukabaza ngo ari icyerekezo ni ugucurika, ukajya gucurika, ubu uri muri politiki ariko ntago uri gukora politiki. Wowe ugirimo. Uzi umukino bita kikere? Kikere. Urabona ping pong urayizi? Ni tennis de table. Kikere yo ni football de table. Kubita ntabwo ugeze ureba kuri Kimisagara Maison de Jeune, bahimo utuntu tw'udukinnyi gutya agashyiramo agapira k'umweru, kubita gutya, kubita bagarura. Reka tubare ko umunyapolitike n'uri yufashe turi atuntu ugenda ugira gutya, none tubare ko bari muri politike ari turi adukinnyi turimo hagati. Ngo ntabwo baza ngo ntabwo uvuga ngo iyi nzu tuyicurike gutya, bavuga uti hari icyerekezo ni iki, baravuga ngo simbuka uti ngeze he, cyangwa ukanamubaza wagurutse ahangaha se cyangwa nongereho tumbwira amakuru muyobozi mwiza. Uri kubikubwira wavuze ngo simbuka ari muri politiki, ari gukora politiki, ariko wowe uri gusimbuka uri muri politiki.
ariko ikibazo nuko abantu babicurika. Ubundi uyu muntu ukora politike niwe ukeneye power, niwe ukeneye kuba umutegetsi w'umuyobozi, none akajya amenya uburyo abijongera. Kandi na Yesu ni kare, bamukubitse iz'ubuntu baramukubita nk'izakabwana, ubabare ko batazi ibyo bakora. Herode yizamuye winyo, nuvuga ngo gwinyo ni ubutegetsi, ni power. Kugukubita uti ubabare ko batazi icyo bakora ni ubuyobozi, influence, igikundiro. So none iyo uri muri ukora politike ugomba kuba ufite byose, none ukamenya uko ubikoresha. Rero nkabwira abantu, nkabwira ngo iyo uri umuhanga ubu musesenguze, ore kamere hasi, nimba warabyize utabyumva, nka undi nabonye wagize amanota ngo yabona agahitarira kumva yamurambika. Iyo wagize ariya manota rero jya gushaka akazi ko gukora mu ibarura, ibintu byo mu ibarura rya malariya, ako kazi niko kawe. Jya gucuruza mu ibaro, ibintu biri aho ngaho. Ariko nuba uri umuhanga uri ikimene, jya kumusesenguza. Nimba uri umuhanga jya kumusesenguza. Nimba uri umuhanga ukaba uri n'umunyabwenge, sinzi nimba uri kunyumva ibyo bintu kunde kubikurikiranye. Ubuhanga sesengura, ba umuconsultant, ba expert, researcher. Ariko nuba ufite ubuhanga n'ubwenge biri ku gasongero, kuri climax, uwo muyobozi. Donc nimba uri umuhanga ba manager, nimba uri umunyabwenge n'umuhanga ba leader, umuyobozi. Ntabwo turajya kuri politike, ariko nimba ushaka umunyapolitike biragusaba ubuhanga, bigusabe ubwenge, ariko byongeye bigusabe n'ubwenge bwinshi, cyangwa reka mvuge ngo ubwenge n'ubushishozi, cyangwa reka mvuge ngo ubwenge n'imibare. Imibare ni isomo rikomeye, wagira ngo ryaturutse ikuze. Imibare yaturutse ku Mana ukakizwaho. Imibare yaturutse kozemo, wenda hari ihishirirwa mwari muri kubishyiramo, ariko imibare yaturutse ku Mana, kuko ni Imana niyo kanyamibare, irakubara rwose ibyo wigize ikavuga ati nakubara. Noneho rero umunyapolitiki agomba kuba afite ubuhanga, ubwenge, imibare, strategic thinking, akaba anafite icyo bita amafaranga. Niyo mpamvu nambwira ngo njye muri politiki nambwiraga ntago uzi ibyo uvuga. Waba uri kurwana n'amafaranga yarandirodo ukajya muri politiki, waba warabuze ubwenge, waba warasaze, waba uri kabiri. No mu Rwanda ibyo bikoreye muri Kenya, ko muri Kenya uzi kuvuga kabaye, mu Faransa izi gukora deba, bose ukaba bagandagura, amashyaka arakoroketinga nk'ari kurwanira inyanya y'ikimene. So urumva yuko umunyapolitike, abantu bambwira ngo njye muri politike, nako nkore politike, ntibanambwire ngo njye muri politike. Icyo gihe nashaka kubabaza ngo mubona mfite ubuhanga buhagije, ibyo byo nabihakanye, sinzi ibyo waba ushaka kugeraho. Ubona se mfite ubwenge, ahari wenda uretse ko ubwenge bwo bugaragazwa n'imirimo yabwo. Ariko ubona mfite imibare byandi bitanga amayeri, abandi bakabyita ngo ni siasa, abandi bakabyita ngo ni kipindi, sijuwe uko ushaka kubyita. Ubuhanga, ubwenge, imibare cyangwa se strategy n'amafaranga. Icyanyuma ugomba kuba ufite power. Ahanga ndashaka kubwira muri essence, bose nagusona hagute. Nuvuga ngo power igenda ivaria bitewe n'igihugu cyari cyo. Muri Kenya umuntu uvuga abantu bose bakumva abafite power, ariko bitandukanye n'ahandi. N'urugero hano power ntabwo ihabwa n'uvuga ngo uravuga bakawumva, kuko abo ubwira ubwabo ntibumva. Niyo wavuga rero ngo uraza, donc ugira ikintu uvuga kibusanye nimba bavuze ngo abantu basimbuke, ntakoze uvuga ngo kubera iki, ngo nuko abantu basanzwe bakumva. Kuko niyo bari basanzwe bakumva ukabaza ngo kubera iki, bahita kwitakana gati ntago twari tunakuze. So abantu rero bagomba kumenya icyo kintu, ntago ushobora gukora politike udafite power. Niyo mpamvu nge ntajya nemera ko umuntu wamwibye amajwi ku mwanya wa president, kuko icyo gihe mpita nkubwira ngo
nimba udafite power yatuma nimba hari n'ushaka kukwiba ayo majwi ahubwo ashaka kuyakwiba akaba ari we uyamwiba. Babajije William Ruto ngo ko Odinga afatanyije na Uhuru Kenyatta kandi Uhuru Kenyatta ari incumbent president, ko Odinga yabaye muri ibi bintu igihe kirekire akaba na premier ministre, ubu urabona batazakwiba amajwi. Yarababwiye ati njyewe banyita hasla, mbaye vice president imyaka 10. Arangije ababwira ngo ICC yarashaka kunshinja ibyaha ntibyampama. Arangije ababaza ngo murumva kweri ndi umuntu wakiba amajwi? Abashatse kukubwira ati ahubwo mushatse gukina ku gakino ninjye wayabiba. Narangije kwitegura, uretse kubona ntabwo njya mbyemera yuko iyo udafite ubushobozi bwakiba amajwi biramutse bikenewe. Ndavuze ngo simvuze ubushake, hari no bibiri, ubushake n'ubushobozi. Ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kwiba amajwi kugira ngo ngo ijwi ryanjye. Njye ndamutse menye ko utanashoboye kuyiba ntago nagutora, wangegeraho mvaho jya gushinga idini, jya gushinga dirisha, jya gushinga ikinamba cyangwa ujye gucuruza ifu, mbabarira kuko nta bushobozi bwabyo ufite. Nese nkubaza, iyo umuntu ari kurira ngo bamwibye amajwi udashoboye kurinda amajwi yarinda igihugu. Reka nushaka iyo ngingo tuyisoreza aho ngaho. Yego. Reka nkwibariza akantu, hari ingingo nshaka ko tuza gusorezaho n'ubundi igendanye n'ibi bintu by'ifungwa ry'insengero n'iki. Hari abantu bari kuvuga bati nyamara leta yarebye kure gufunga izi nsengero kuko ibintu dutangiye kubona hanze aha ngaha bishobora kuba birenze ibikenewe. Uyu munsi akantu nkore nka conclusion n'iki cyo twavugaga, minister wa ubumwe azafasha abanyamadini babwire mu buryo butomoye icyo bagomba gukora bakiryagiye kugira ngo nabo uyu munsi bigireho. Ese bagombaga guhaguruka ko ati twitandukanyije nabyo. Kabiri, ko byafashwe nk'umurongo wa leta bityo ubyitambitsemo agomba gupfa. Akababwira ati nyine akaba communication clear. Bagombaga kubirwanya, bagahamagara abakristo kutabyijandikamo ndetse bakemera no kubipfira. Iyo communication ikoze gutyo, uyu muntu w'idini itanabona wa munga nicyo yabuze anabura, kandi koko ni icyukuri abakibura. Noneho icyo gihe akamenya uburyo ajya no kucyubaka. So mu by'ukuri rero uruhare rw'amadini n'ubwicanyi bwagiye buba koko nta kuntu amadini atari kuzamo. Twibukiranye yuko harya umuzungu Rukarayishe ntabwo yari umupadiri, yari umuki something like ntajyayo cyane. Ariko nje twereka yuko ubukoroni bwaje muri Afrika buhekeranye n'idini ya Gatolika. Byatumaga rero usanga abapadiri bafite ukuntu bari connected cyane n'imiyoborere. Noneho igihe cya independence ukabona yuko icyo gihe abazungu bakomeje n'ubundi gukoresha ya mbaraga iri mu madini. Noneho ugasanga byakugora kubona yuko ibyo abantu bakunda kuvuga ngo revolution ngo nimba ari 5 9 sijuwe haryo yabambonye umutwe something like that. Byakugora kubona taririmo abantu b'indani muri Kiliziya Gatolika. None na nyuma hakagenda habaho imikoranire y'amadini n'ubuyobozi buriho muri cya kintu nakomeje kukwereka ngo iyo ubuyobozi hari ukuntu nyine abafashe inkota ikirindi bafite imbaraga zibizigira byinshi, hari icyo bifasha. Ariko ku rundi ruhande bisa n'ibitoza abayobowe kuvuga ngo nta kintu cyitambikwa iyo cyazanywe n'ubuyobozi. So ibyo bintu rero birebye ari byinshi cyangwa se ubirebye mu buryo bingana byateye ko amadini yisanga ari gukora ibyo atakabaye akora cyangwa se abarizwamo. Ibyo rero navuga ngo abanyamadini tubisabiye imbabazi, kandi Bibiliya bango uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko byatura kabiri kazabarirwa. Ikibazo ni nitumara kuvuga ngo kuko byari amakosa ntibyari bikwiye, ese koko turishuwa neza ko twabiretse? Kuko ibi nitubivuga gutya turaza kwibuka yuko no muri Kongo
sindi kubona amadini abuza abica abanyamurenge, abatutsi nyine iriya genocide biriya byo guteka abantu bakabarya, ntabwo turumva ngo idini yabihagaritse. Ibyo rero abanyarwanda nibaza hano bakaza kwishyamangaza, nzababaza nti muravuga ibyo mwasubiramo, kuko abo muri Kongo ubuyobozi bwaho, amasosiyete sivile yisanga ari kuvuga imvugo z'urwango, kandi izo mvugo z'urwango zikaba zisa naho ziganisha kuri genocide y'abarwandofone cyangwa se abanyamurenge b'abatutsi. Ntago amadini ndabona ariko abikubirwanya, niyo bagiye kubatwikira ntago ndabona birwanya. Noneho se twadusigeje kwibaza ngo kiretse nibumva hatanze itegeko yuko babamaraho nibwo bazaza guhaguruka. Amadini iyo abantu bahawe inyigisho z'idini, iteka babitinyira gupfa, iteka ntago baba bafite ubwenge, amafaranga. Sinakubwiye se igisaba kujya gukora politiki, icyo gihe ubushifite inzu ujya muri politiki, ugomba kuba rero ufite ubuhanga, ubwenge, strategy, amafaranga, kandi ibyo birabizi ko idini ari ikintu ritigirira, ukaba ufite na power ya mbere nuko uba ushobora kubwira abakristo bakakumva kurenza uwo muri leta. Ariko nanone wakaba yarikoresheje na mbere hose ububakamo kudatinya urwo rupfu. So icyo gihe rero kubera ko nakubwira ko hari ibintu kugeza gusobanurira, nkashaka kwereka uburyo bigongana. Mu Rwanda nuyigisha abakristo ko bifitemo imbaraga zishobora guhagarika leta, bashobora kubikoresha hatariho. Niho nshaka kubwira idamangiye ari kuvuga bagahita bazinduka. Shima Imana rero yuko icyo kintu kitubatswe muri bo. None nkasigara ahubwo mvuga ngo maze idini ntirizongera kubibonekamo, aho byazabera hose bijya gusa nabyo. Sinifuje ko biba, ibikanabe never again. Ariko baziga byibuza vuga ngo umwanzi nimba utamwahuranya uramukwepa. At least wenda niwahagarika leta, ntiwigeze utoza n'abakristo bawe kwihagarika, kuko ntago ari indi nzira rega yo kwihagarika, ntago ari formule nyinshi. Nukuba uko reka nkubwire, nta buyobozi ubwo ari bwo bwose mwisi n'ubwa Putin ufite ubushobozi bwo kwica abaturage miliyoni denku kuri kamera. Idini rero n'uguhita muzana kamera, turababujije duteyeho kamera ahantu hose, kandi turajya tubikora bita byerekera mu muryango w'abibumbye n'ahandi hose. Turi mu muhanda turi miliyoni, kill us all. Nimba ibyo mutabishoboye muve kuri ubwo butegetsi, hagiye abandi bashobora kuyobora neza batisha abantu. Ariko se izi nyigisho zihaye abakristo, hari igihe ejo bazasenya urusengero bagazinduka kuko ntago bafite ubwenge bw'ubumana, byanakubwiye ngo kingdom mindset, kuba bashobora kujera ngo bamenye aho babikoresha. Njya nkunda kubona buri mwe kako mutabazi ngo ntago ajya atinya gupfa. No, ntago nese wafite inyigisho z'ubwami ugatinya gupfa, n'ubundi ariko namwe mu bitinya muzapfa. Ariko tuve kuri icyo ngiki. Abo wenda barwanya ubutegetsi akanga mutabazi ngo impamvu wenda ngo abashyikiye ubutegetsi buriho ngo nuko ari umunyabwo. Kuvanga ibintu, kuba umuntu atagira ubwoba yarabiheshejwe n'inyigisho z'ubwami, ntago bimuhereza uburenganzira kujya akoresha uko gutinyuka kwe n'ahantu Imana itamutumye, no mu bintu bitari byo kurwanywa. Ariko ubwami bushyiraho imirongo itukura. Herode yari yarenze imirongo itukura n'ahandi. Intumwa bazikuragaho uruhu bakazishwanyaguza. Ariko nakubwiye ngo izi nyigisho kuzitanga ukaziha umukristo utazimuhaye neza, cyangwa se wamara kuzimuha akagira undi uza nawe akamukoromba, washiduka basigaye barwanyiriza leta ku gato no ku kanini. Ahantu rero niyo mpamvu nakubwiye ngo ni challenge, ni ambalado shwa. Rimwe na rimwe tugahitamo kuvuga ngo ahubwo abantu nibakomeze bafite izo nyigisho zituma baba abanyabwoba, kuko abanyabwoba barayoboreka. Umuntu witwa Abraham Lincoln niwe wavuze iri jambo ndaryiibutse. Yaravuze ngo ibintu bibiri nibyo byonyine bishobora kuyobora isi. Only two things can rule the world: God and violence. Oya, hari leta ifite imbaraga ku buryo uvuga ngo kurwanya ubutegetsi no kubirota, kubuhirika na buryo bwabyo kabitinya, kuko ukibitekereza ubwoba buva mu mano bukazamuka ukagera mu gitwari. So ubwoba rero butuma abantu bayoboreka.
ariko urumva abantu bagira ubwoba ku muntu kuko afite the ability nako nagutandukanyije ubushobozi n'ubushake, afite ubushobozi bwo gukora violence ku rwego rushimishije, nimba nabita rushimishije cyangwa se ruhagije. Bityo rero navuga ngo cyokoze tuzasenga tunabwira abakristo bacu guha amajwi abo tuzi ko batakora jenoside bagiye ari bo bahora batuyoboye. Twarangije guha amajwi abayikora, banarangije gufata ikirindi cy'inkota batuyoboye, ntitubizeze yuko twayihagarika kuko imbaraga zacu ni abakristo badatinya gupfa, kandi abo bakristo badatinya gupfa namwe ubwanyu babateza ikibazo kuko ejo babagumukana. Bityo rero harakabaho leta itakora jenoside. Dore uwango ibi bintu mbibabwiye mu buryo undi muntu wese atapfa kubibabwira kuko biri challenging, nakabaye nyine mitanza nkahita muvuga, ariko nanone tukareba ngo bimeze gute. Gusa nanone abantu bagomba kumva ko na buri muntu ku giti cye noneho atari n'umukristo cyangwa se niba mukristo yambye kuba avuga ati noneho niyo abayobozi bacu mu idini babyinjiramo bagakorana na leta iri kubikora, twe babitubwira tukabyanga, wenda ntitubahuranye ariko tukabakwepa tukihungira, twabati mu bisigaremo mwenyine nk'abayobozi b'idini, ariko mwenyine nka mwebwe. Ikindi byanashoboka abakristo babona abayobozi babo bivanze na leta iri gukora ubwicanyi, abakristo bakabwira ubuyobozi bwabo ngo mbere yuko duhunga mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri twanditse inyandiko ivuga ngo tubaciye ku buyobozi bw'idini yacu, bizamenyekane mateka yuko ibindi mwakoze nyuma yuko inyandiko ikozwe mutari bukira abayobozi, wenda turahunze tugize gutya na gutya. Mbese abakristo bakumva ko niyo nubwo navuze ngo harimo engrenage, ariko nanone hari ikintu kiri sacre. Nta mukristo wishe mugenzi we niyo leta yaba yabishyigikiye yabihagarikiye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nanone ibyo nabyo nabanga bayorwa n'umwuka nibo bana b'Imana, Imana igiduha ubwenge bwo kumenya uburyo tubana na leta, kuko umuntu umwe yaravuze ngo leta ngo c'était mal nécessaire, ngo ni ikibi ariko rimwe na rimwe kiba gikenewe, ko nanone ntabwo igihugu cyakiyobora. Ariko nanone kumva ko ntabwo ari abatagatifu, na Paulo yaravuze ngo ni intumwa y'Imana ikoresha inkota. Rero abantu bumve ko tugomba kubana n'ubuyobozi tuba buhari, ariko noneho tukamenya uburyo hari imirongo. Kurumva mu Rwanda bamenyeye ko leta ishyira imirongo itukura, ariko ntabwo bamenyeye ko umuturage nawe yashyiraho itukura. Hano umuntu avuga ngo icyaho kugikora, nk'urugero nk'uko umuntu wese yica avuga ngo aho kurongora amamana akemera ukanyica, okay, nk'uko icyo wagishyize mu mutwe kikajyamo, ushobora nanone kuvuga ngo okay, sinshoboye kurwanya bindi, ariko hari ikintu kimwe nzakora, aho kugira ngo nkujye inyuma, ubwo uzaza unyice. Nituba turi abantu miliyoni 1, 2, 3 zivuga ngo aho kugira ngo tubikore watwica, icyo gihe it will make a difference. Ariko nanone abantu batinya gupfa ntacyo nakwijeje pe, iteka bijya gutangira bitangiriye ku gutinya gupfa. Kanone ikibazo ntunabone ko umuturanyi wawe nawe ari kwicwa, ariko watereka nkiza y'amagara yanjye, ariko si inyigisho zibwira kandi zanditse muri Bibiliya ngo ikitumenyesha urukundo ni urwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 16 niba mbyuka neza, ngo ikitumenyesha urukundo icyari cyo nuko Kristo yatanze ubugingo bwe kwacu, ngo natwe twari dukwiye gutanga ubugingo bwacu kubwa bagenzi bacu. Ngo ariko se nimba umuntu areba mwene se yuko akennye, ngo akamukingira imbabazi ze entre parenthèse ntamwereke n'inyinya, ngo urukundo rwe urukundo rw'Imana rwaguma rute muri we. No abanyamadini twe ntago twamagana urabihagarika, ariko urabizi ko badafite, they don't have balls, niko mu cyongereza bavuga abo muri Amerika, they don't have balls. Ntago bafite uko gushirama. Kabiri, abakristo bacu twabigishije idini bo bari hanyuma yacu, ku buryo bibabwira ngo nibarera sa mu gahanga kubera ikintu bakumbe gakondo y'ijuru. Mu ijambo rimwe ryoroshye, urwo ruhare rw'amadini turarwemera,
ariko cyokoza amadini hari ikintu yakoze ubona ko ari uruhare utasobanura. Iyo baba nk'abandi baturage bari netre donc ntibabonekemo bakaba neutral kabisa, kuko birashoboka bakora amaliste wanga abangaba bapfi, niyo wavuga ngo abanyakimisagara bose ntawe usigaye, idini n'abayoboke bawe ugahita babwira uti birahindutse, hakurikiyeho kuvuga ngo nkumbe gakondo yo mu ijuru, bari bupfe ariko turapfa turengera bari abantu. Nko kuvuga iki, ntago ubuyobozi bw'igihugu bwakiyangaje kwica igice kimwe cy'abanyagihugu ngo idini rikomeze ribirebere, icyo gihugu cyaba kimeze nka Kenya cyangwa cyaba kimeze nk'u Rwanda. Ariko kuko bigishijwe idini batigishijwe ubwami, bakurikiye leta inarenze imirongo itukura bakomeza bayikurikira muri iyo mirongo itukura. Aho nashaka gusubiza, nashaka kugenda nkwereka habaye ikihe kibazo. Twari dufite inyigisho z'idini, n'uyu munsi turacyafite iz'idini. Bivuze ngo n'uyu munsi leta iriho, mujye mushima Imana ko itakora jenoside, igiye kuyikora abanyedini mwaba muri imbere bakurikiye rwose, no doubt. Bivuga ko rero n'ubu abanyamadini batigisha ubwami. ntabwo bigisha ubwami, barakigisha idini. Kandi ngerageje kwereka challenge bagize nyine. Challenge bagize ni yuko nyine umuhanga umwe yaravuze ngo when the government fear the people there is liberty, but when the people fear the government there is tyranny. Ngo iyo guverinoma itinya abaturage abantu barishyira bakizana, ngo ariko iyo abaturage batinya leta, nakubwiye ngo iyo abanyedini, reka mbivuge muri uburyo, iyo guverinoma itinya abanyedini, ikibi, ubwo nkoze paraphrase, ikibi leta ishatse kujyamo no gushoramo abaturage, abanyedini bagihagarika. Ariko iyo abanyedini batinya leta, icyo leta cyose yashyigikira, abanyamadini bagishyigikira bakanagishakira imirongo yo gutuma kiba execute. Nk'urugero, hari ikintu gituma amenya yuko iyo mba afite amavuta mfite uyu munsi ngana uko 9 kane nari gupfa mu wa mbere. Uzi impamvu se? Nuko nge nari guhagarara nkabirwanya. Kabiri, ndabizi ko nkitera intambwe ya mbere yo kubirwanya nari kurara mfuye, ariko nge ntago wabinkorana. Don't kill the people in my presence, niyo waba uturutse hehe. Ariko abantu batinya gupfa, abanyedini batinya gupfa my dear. Kandi muhora muvuga ko mukumbura ijuru. Mwese ubona abantu b'iyi minsi bagikumbura gakondo. Naye ndi kuva hariya mu Yumbu, umumotari ndamuteze, turamanutse ivumbi riri kunzamuka muri kasike, none numva indirimbo injemo mitanyitera ngo nkumbuye gakondo yo mu ijuru. Motari afata feri y'imbere n'iy'inyuma ahita apangurana afite zose ava muri kanajya muri zero. Atambwira ngo wa mugabo we, urarekera ukuririmba iyo ndirimbo cyangwa umvire kuri moto. Bise kubera iki mota? Ngo none urumva utanyerekeza mu ikamyo, tugiye kuva mu muhanda w'igitaka twinjire kaburimbo, amaktrosi avaza hariya Kayonza iyo muri yo na za Rusumo n'amakwase n'uburyo abadepasanya hariya babahaye icyapa cya 80. Ninjire muri iyi kaburimbo nkugeze Kabuga uri kuririmba nkukumbe gakondo yo mu ijuru. Ati ngewe rero, ati ubwenge bwanjye buranyemeza yuko uri kuririmba indirimbo nyinjiza muri actros. Ati rero ntago nge wangumira kuri moto, uravaho. Ati ndagusubiza yawe indirimbo nari cyawe kuyiririmba da muragenda. Ndamaze nese urakijijwe. Ati ndi diakona. None nkaba nkumbura gakondo yo mu ijuru ukankura kuri moto yawe. Ntago mucyakumbura reka. Urumva iyo abarokore batinya, reka nongere makandi kantu. Iyo abanyedini batinya gupfa, bahawe inyigisho zo gutinya gupfa, kabiri bakaba batinya guverinoma, ibintu byose ipanze biba byiza babyijandikamo.